ijambo tugiye kuganiraho nk'uko mbivuze ni ibibazo bishobora guterwa n'ibitero, ugasanga nyine ugabwe ibitero ariko ibitero teza ibibazo, aho iyo imyuka mibi ishobora guteza ibibazo mu buryo bw'ibitero. Reka duhere mu Bami ba kabiri igice cya 13:20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abami ba kabiri igice cya 13:20 haravuga ngo bukeye Elisa arapfa, baramuhamba undi mwaka utashye. Ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Ngo bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu, barabukwa igitero kimwe, bajugunya uwo mupfu mu gituro cya Elisa, nuko intumbi igwiriye amagufwa ya Elisa ako kanya. Uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Yesu ashimwe. Bumvise iby'iri jambo riravuze ngo bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Muri uko kumuhamba ngo ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Impamvu rero Elisa atarapfa, Abamowabu bajyaga bashaka kujya gutera Isiraheli. Elisa Imana ikaba yamubwiye ati genda uburire umwami w'Abisiraheli, dore ko ibitero by'Abamowabu bizaca ahangaha, bizatakana hana. Ubwo noneho umwami w'Abisiraheli agahita afata iki? Agahita afata ingabo akazijyana hahandi. Umwami w'Imowabu agasanga ubwo butasi bwahaye amakuru bwahaye amakuru umwami w'Abisiraheli hakiri kare, ku buryo igihe cyaje kugera umwami w'Imowabu atangira gutekereza yuko mu gihugu cye hashobora kuba hariho abantu b'abagambanyi bashyira umwami w'Abisiraheli amakuru. Ariko umwe muri bo niwe waje kubabwira ati nta ibyo utekereza si ukuri, ahubwo mu gihugu cya Isiraheli hari umugabo witwa Elisa w'umuhanuzi. Ibyo ngibyo niwe utanga amakuru y'ibyo tuba twagize gute, twateguye byose, kuko umwuka w'Uwiteka mubamo. Nibwo izi ngabo umunsi umwe zoherejwe kujya gufata Elisha akaziteza ubuhumyi, akazishorera, akazijyana hehe? Akazijyana mu murwa. Umwami w'Abisirayeli yashaka kuzica, akavuga ati woya wibica, bagaburire barye, nimamara kurya umaze ubabwire batahe. Yesu ashimwe cyane. None ijambo ritwereka ko kuva icyo gihe rero izo ngabo zafashwe ntibongeye kugira gute? Kwataka Isiraheli. None icyo cyanditse rero kitubwiye yuko ngo bukeye rero Elisa nibwo yaje gupfa. Mu gihe cyo gupfa baramuhamba n'umwaka utashye, ngo bya bitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Mu mwuka urumva ko hari ibitero hashobora kuza. Ubwo ngarutse kuri twebwe, aba Bamowabu bari abantu bari baje gutera Isiraheli. Nk'uko tubona muri izi ntambara za hano mu isi, ukabona igihugu cyatatse ikindi, ibitero bigabwe. Tujya tuzumva na muri za biriya bibera muri Kongo, kumva ibitero bya Wazalendo kuri M23 n'ikibintu nk'ibyo. Ubwo izo ni intambara zo mu mubiri. None ndashaka kukwereka intambara zo mu mwuka, aho umuntu agabwaho ibitero ugaterwa n'ibitero bigamije, ibitero by'abadayimoni. Abadayimoni bakaba bakwataka baje guteza indwara, cyangwa bashaka kwica, cyangwa se bashaka guteza krize, cyangwa bashaka guteza ubukene, cyangwa se bashaka guteza uruvugo. Ugasanga urimo uraca mu bihe bitewe n'ibitero by'imbaraga z'umwanzi. Isengesho rigomba gusengwa ari isengesho ryakagombye gukumira ibyo bitero bikugabweho. Semene amen. Yesu ashimwe cyane. Mwisi niyo mpamvu ijambo rivuga ngo turi mwisi dufashe igihe mu ntambara. Izo ntambara ni izihe rero? Ni izo ngizo nyine, ni izo ntambara z'umwuka, aho uterwa ibitero, ugabwaho ibitero
bitandukanye. Hari ibitero rero bigamije kugira ngo bigufate, ufatwe mpiri bugwate, bakumanure bakujyana ikuzimu. Nituvuga ikuzimu utazumva ngo ni umubiri, nta mubiri bajyana ikuzimu, ni wowe w'umwuka bafata ikuzimu bakajyana ikuzimu. Sinzi umuntu ejo bundi wambajije, ndimo turaganira, ndavuga ni njye ikuzimu. Tiye ujya ikuzimu atangiye kugenda yinyitarura twe twicaranye hariya ku gicaniro, ati ikuzimu pasa, yego njyayo, ngo njyayo kenshi gashoboka. Tiye njyayo kenshi gashoboka, no mu kanya ndajyayo ngiye kukuvanayo. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero ariko mbere y'imubwira ibyo ngibyo ko njye ikuzimu, yagendaga yitarutiye, tujya ikuzimu pasa, tujya ikuzimu. Tiye njyayo cyane ahubwo, tuzi ko njyayo kenshi gashoboka kuruta uko njye mu ijuru. Ikuzimu njyayo kenshi gashoboka. Hagenda nyitanumva ubwabo, mbega ubu natangiye kwikanga kabuti mu izina rya Yesu. Nageze ahantu hari adasa nyine nuko bimeze, ariko nuko udasobanukirwa. Buriya iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ninjiye mu mwuka, ushobora kuba winjiye mu mwuka igice cy'ikuzimu cyangwa winjiye mu mwuka igice cy'ijuru. Amen. None utangiye kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ndasenya buri mwuka wose urwanya ubuzima bwanjye, uturuka ikuzimu, uba wamaze kujya ikuzimu, urimo urahangana n'uwo mwuka. Ni spirit yawe. Amen. Nta bintu birenze, nta bintu bikaze. Nimukumve ngo nivuze tukwa jina Yesu ninjiye mu mwuka, ndafatamira umwuka wose urwanya ubuzima bwanjye. Uwo mwuka amenya ngo ni umwuka, imyuka mibi yose icyicaro cyayo ni ikuzimu. Gusa nuvuga ngo rero yataka wowe, ishaka kugira ngo ahubwo ifate wowe imanura ikuzimu. Noneho rero nawe ukarwana nayo. Hari igihe usanga baba bakumanuye rwose, bakugejejeyo, cyane cyane muri za nzozi zawe, za nzozi urota ukabona uri ahantu utazi, mu misozi utazi. Uramutse bakugaruye ku isi bakavuga ngo twereke iriya misozi wari urimo, wigeze uyibona? Hari ahantu wari uri, bari abantu wari uri kumwe nabo, ukabona wari uri kumwe n'abantu utazi. Abo bantu wabonaga ugasanga uramutse ugarutse mu mubiri hano ku isi ugashakisha ayo masura y'abo bantu, ntiwayabona. Abantu ntibasobanukirwe. Rimwe na rimwe rero hari abarozi, hari abo bamanura cyangwa imyuka mibi imanura ikabajyana ikuzimu, ukisanga wageze ikuzimu. Ariko none ikuzimu uri kumwe n'ibiremwa by'umwuka nabyo byiyambitse amashusho y'abantu, amasura y'abantu. Ubwo natangiye kugaragaza impamvu yazanzuza ushobora kurota uri kumwe n'abantu utazi. Rimwe na rimwe hari igihe bari abadayimoni biyambitse imibiri y'abantu, noneho sasa bakakwereka mu ishusho y'abantu. Kubera iki? Baba bazi ngo nitumwireka nk'ishitani, ku ishitani uko rimeze rigenda ari ikiyoka cyangwa se ari ikintu gifite amahembe, arahita ashiduka aducike agaruke mu mubiri we, aribyo twita gukanguka. Ukanguka batari badakoze icyo bifuzaga. Noneho bo muri ibyo bitero by'inzozi bo bakigira abantu, ukibona uri ahantu hatazwi, uri kumwe n'abantu utazi. Iyo si wibonamo cyangwa ako gace ubonamo ukabona ntukazi hano ku isi, ntiwakubaza ngo nakahe, ntiwigeze ukabona. Rimwe na rimwe abantu basobanukiwe, kumbe wamanuwe ikuzimu. Ariko uko nk'uko wamanuwe ikuzimu wajyanywe kuzirikirwayo, witwa ngo urakangutse. Ariko ukangutse utazi ko mu mwuka bakuboheye ikuzimu byarangiye. Isengesho riba rikenewe rero ngo kuriya ugize amahirwe ugakanguka ukabona ugarutse mu mubiri wawe. No, isengesho rigomba gusubira hari ukikurayo, kuko utangiye uvuze mu izina rya Yesu. Isi y'umwijima yari yanjyanye, aho yajyanye ubuzima bwanjye, aho yajyanye imibereho yanjye, aho nibonye hose ndavayo mu izina rya Yesu. Mvanye amahoro yanjye, mvanye agakiza kanjye, mvanye imbaraga zose bantwaye mu izina rya Yesu. Mvanye amaboko, ukuboko kwiza kwanjye, mvanye ibirenge byanjye, mvanye ubuzima bwanjye, mvanye amazina yanjye mu izina rya Yesu. Wanesheje urupfu n'ikuzimu, cinga ntagire ukingurwa. Uhereye igihe Yesu Kristo yamburaga Satani imfunguzo ikuzimu hasigaye harangaye. Nuvuga ngo kujyayo mu mwanya no kuvayo no mwanya, kuko urumva ntihakinze. Wakagombye mwumva kuko nyiri imfunguzo zaho ni Yesu Kristo arazifite. Amen. Nuvuga ngo rero sasa kuri twebwe ntibishoboka ko watujyana ikuzimu ngo bikunde harakujyana ukahita uvayo ako kanya. Iyo wamaze kubimenya, Bwana sifiwe sana. Nongere mbisubiremo, uhereye igihe Yesu Kristo yapfaga akamanuka ikuzimu akazuka, yarazutse abwira Yohana ngo nijye ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Bishatse kuvuga ngo rero kuva muri icyo gihe cya Yesu mpaka magingo aya, umwizera
ntabwo wamujyana ikuzimu ngo mumarane n'iminota ku wamaze kwimenya. Semene ku wamaze kwimenya ni uguhita asigatika Jesus wamanuye ikuzimu agashaka kunteza ibibazo by'ikuzimu katika jina Yesu ndamunesha mu izina Yesu. Nitandukanye n'ibyankuraho byose, nitandukanye n'iby'ikuzimu byose, n'indwara z'ikuzimu, n'ibibazo by'ikuzimu, n'intambara z'ikuzimu, ndazifunga mu izina rya Yesu Kristo. Ako kanya nuko nguko bigenze gutyo. Yesu ashimwe cyane. Rero nukuvuga ngo ikitwa kuzimu ntimuzayitinye, nta bushobozi ifite, nta n'imbaraga ifite ku muntu wemera Yesu Kristo. Semene amen. Babamanurayo buri munsi mukavayo mu isogonda. Ushobora kuba uri utabizi, ariko wasenga rimwe gusa ugasanga gusenga utanabizi wisengera gutyo gusa, ako kanya mu isogonda ituvayo. Bwana sifiwe sana. Nta birenze. Urupfu bashobora kurukugabiza, ariko wumvise ko urufunguzo rw'urupfu rufitwe na Yesu. Urupfu rwose ukarugendana utazi ko rugendana rukurimo, gusa icyo rwimwe ari ukugutwara. Ariko wabivumbura, wabitahura mu mwuka, wamenya ko hari umwuka w'urupfu kuri ukugendaho. Iyo uvuze ati yewe wa mwuka w'urupfu wantumweho, nta rufunguzo ugira ku buzima bwanjye ngurangica, soka mu rupfu, fa mu buzima bwanjye, subira ikuzimu nawe, tandukana nanjye wa mwuka w'urupfu. Ako kanya ukabona utandukana nanjye mu izina rya Yesu, uwo mwuka w'urupfu uhita ukuvaho. Yesu ashimwe cyane. Kuko wizeye umugabo witwa Yesu ufite ubwo bushobozi, ufite imfunguzo z'urupfu, ni uvuga ngo urupfu rwose bakubohesha. Hari igihe umuntu agenda ku isi atazi ko bamaze kumukatira urupfu rw'inkota, umunsi umwe cyangwa se bwo kuraswa, azatambuka akajya mu bifu isasu rikamucamo agapfa. Nta bintu mu mwuka bibaho bipari hazari, ni ibintu bitegurwa. Hari igihe umuntu agenda atazi ko bamaze kumukatira urupfu rw'impanuka, kagenda utazi ngo mu mwuka ikuzimu bamaze gupangira impanuka. Ni igihe gisiga, ni igihe gusa, ni ikibazo cy'igihe, ukazisanga umuntu ugiye kimwe pa impako akoze impanuka iramutwara. Nuvuga ngo ariko nkatwe rero abizera Yesu Kristo, iyo wamaze kwizera Yesu Kristo muri iki, kuko wamaze kumenya ko urufunguzo rw'urupfu Yesu ari rufite, ugasebuka gute mu izina rya Yesu Kristo, buri rupfu rwose abana abantu bapanga ku bwanyu, abazimu bapanga ku bwanyu, abakonikoni bapanga ku bwanyu, ikuzimu bapanga ku bwanyu, ntabwo ruzambona mu izina rya Yesu Kristo. Ufite urufunguzo rwawe, yewe rupfu ntuzambona mu izina rya Yesu. Nzarama. Ako kanya ushizeho imbago urarama, bikubera nk'uko nguko byatuye. Semene amen. Bisaba kugira ngo kwizera kwawe kugwize kumenya, none kumara kugwiza kumenya, nawe uhagarare mu ijambo ry'Imana, ube mu buzima. Igihe cyo gusenga usenge, kandi nibonye akanya ko gusenga ntugapfusha ubusa. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe. Niba ubonye akanya ko gusenga ntugapfusha ubusa. So rero ndimo ngaragaza ikitwa ibitero, ibibazo bishobora gukomoka ku bitero by'abadayimoni cyangwa by'abarozi, ukaba wakwisanga mu bibazo, ariko ari ibibazo bishingiye ku bitero. Reka dusome ikindi cyanditswe. Dusome ikindi cyanditswe. Iki ngiki turimo turasoma, twabonye Elisa amaze gupfa, none ngo abamowabu babona urwaho, babona uburyo bwo kwataka Abisirayeli, kuko baravugaga bati Elisa wajyaga atuvumbura agatahura ibyacu, akabera igihugu amaso, nta kiriho. Bahita bafata ibyemezo byo kugira gute, kujya kwataka Abisirayeli. Gusa hari igitangaza aho twasomye nuko ntashatse kubyinjiramo. Abantu ngo barabukwa ibitero bya Mowabu, bari bagiye gushyingura. Muri uko kujya gushyingura, bakibona bya bitero, bahita bajugunya ya ntumbi. Intumbi iragenda igwa kumva ya Elisha cyangwa ku magufwa ya Elisha. Mwibajije ahangaha se amagufwa ya Elisha ntabwo yari ari mu isanduku? Se byari bimeze gute kugira ngo iyi ntumbi igwe ku magufwa ya Elisha ihite izuka? Ayo magufwa yari ari hejuru. Ubwo Bibiliya byose ntabwo bisobanura gitubiza, ariko iravuga ngo iyo ntumbi yaguye ku magufwa ya Elisha. Icyo ni ikintu kikwereka ko nanone umuntu w'Imana n'umubiri we uburimo imbaraga zidasanzwe, n'amagufwa ye aba afite icyo avuze mu isi y'umwuka. Semene amen. Rero tugiye kureba ibitero bishobora gutuma Uwiteka akaba ari wemera kugira ibitero n'uwo kuzaho, ukagabwaho ibitero ariko ari Uwiteka wabyemeye. Twabibona mu Bami ba kabiri igice cya 24 n'umurongo waho wa 2, handitswe ngo
maze Uwiteka muteza ibitero by'Abakaludayo. Urumva hano n'Uwiteka noneho wenyine. Ibindi bitero twabonaga ko ari ibitero by'abantu. Ibi byari ibitero by'abantu mu Bami ba kabiri 13:20 ni ibitero by'abantu byapanzwe n'abantu bataka Abisiraheli. Noneho sasa ibi ni ibitero noneho biturutse ku Uwiteka. Noneho yemeye yuko ngo maze Uwiteka muteza ibitero by'Abakaludayo n'Abasiriya n'Abamowabu n'Abamoni, arabohereza abateza i Buyuda ngo baharimbure, nk'uko Uwiteka yari yaravugiye mu bagaragu be b'abahanuzi. Urumva ko Uwiteka nawe ashobora kwemera ko hari ibitero bigabwa ku bantu runaka kugira ngo asoze umugambi we. Bivuga ngo mu gice rero cy'ibi bintu tukinyigisho y'ibitero, hari ibitero bishobora kuza ari iby'abantu, ukagabwaho ibitero, umuntu akakwanga gusa muri uko kukwanga akakwishyiramo, agapanga kugambanira, atagiye no mu bapfumu, atagiye no mu barozi, akakujundika, akaguteranya n'umuvandimwe, akaguteranya n'inshuti yawe. Ubwo icyo ni igitero nyine. Umuntu gutyo nyine akavuga ati ngiye kumutandukanya na runaka, akakugabaho igitero gutyo. Urumva ni igitero cy'abantu. Cyangwa umuntu akakugambanira. Umuntu ashobora kugabaho igitero nyine gutyo, agahagurukira kukurwanya, akakujyana mu bapfumu, akagenda kukurogesha. Aho ni misi y'umwuka noneho. Niko akunda agiye kukurogesha, ni ukuvuga ngo ni imizimu izazamuka izamuwe n'uburozi, kuko imizimu, imyuka mibi izamurwa n'uburozi. Nta burozi imyuka mibi ntiyazamuka. Kugira ngo izamuke ifata abantu, yataka abantu, icishwa mu cyitwa kuroga, uburozi. Ubuntu bw'Imana buturengere mu izina rya Yesu. Noneho sasa ibyo bitero bikazamuka ari ibitero ariko bije guhiga umwana w'umuntu. Ngo maze Uwiteka muteza ibitero. Urumva ko Uwiteka no mu ruhande rwe ashobora kwemera umuntu wamunaniye, umuntu wananiye Imana, udashaka guhindukira. Imana ubwayo ishobora kudesida ikavuga ati, ikemera ko ibitero by'abarozi biba kuri uwo muntu. Umuntu agabwaho ibitero n'abarozi ari Imana ibitanze uburenganzira, kuko uwo muntu yananiye Imana. Ahangaha rero tubonye yuko ngo Uwiteka yateje ibitero by'Abakaludayo n'Abasiriya n'Abamowabu n'Abamoni. Urumva ni ibihugu bingahe? Ni ibihugu bigera muri bitatu byose. Ngo iby'Abakaludayo n'Abasiriya n'Abamowabu n'Abamoni ni 4. Abohereza abateza i Buyuda ngo baharimbure. Ni ibitero byari bigamije kurimbura Buyuda. Noneho rero hari n'ibindi bitero biba bigamije kugira ngo umuntu afatwe, bamujyaneho bugwate. Ikuzimu bakavuga ngo turamushaka, mumuzane, mugende mumuzane. Ariko nituvuga ngo mugende mumuzane, tuzumva ngo ni umubiri, ni wowe w'umwuka. Umuntu akaza nk'uko nguko, ariko gahunda yahawe ni ukugenda akagufata, akakujyana. Araza aragusuhuza, namara kugusuhuza no mu kiganza, akujyanire mu kiganza agushuhujemo. Araza arakubwira ati mvunjira, namara kukuvunjira guha amafaranga umuvunjire, akujyanire muri ya mafaranga umuhaye. Araza yigire nk'umuntu agutware nk'umwenda, akujyane muri uwo mwenda, agenda gutanga ikuzimu hano ku isi. Hari kuzimu hano ku isi ku butaka, hakaba no kuzimu munsi y'inyanja, hakaba ni kuzimu ho mu kirere. Noneho kuzimu ya hano ku isi ni ukuvuga ngo ni ahantu haba hagaragara, ariko ibikorwa bihakorerwa ari iby'ikuzimu. Kuzimu ya hano ku isi ni ukuba nakujyana ku mupfumu njyanye umwenda wawe. Wa mwenda wawe, wa mupfumu nawe akawukoreraho ubufindo, akawukoreraho utuntu twe twose, atongera avuga, ahereza abazima, abwira babazima. Mu isi y'umwuka hari ahantu haragaragara nk'ahantu hagaragara, ariko mu mwuka ni kuzimu. Noneho sasa wa mwenda wawe urakorerwaho ubufindo, umupfuma wutongera, umupfuma uvugaho ibintu, uko uvugaho ibintu niko wowe agutransfera, wowe nyine agutanga hahandi kuzimu. Noneho wowe aho uri ku isi ugatangira kubona ibibazo. Wenda aho uri kumva ikintu kigukubise umutwe, kumva ikintu kiraje gikubise mu gatuza, cyangwa se niba wikoreraga uturimo twawe ukabona ibintu byatangiye kwanga, uragenda ukicara mu kazi ugasanga wapi, ugategereza umukiriya ukamubura, umunsi wa mbere ukabona, wa kabiri gutyo, wa gatatu, kumbe ntuzi ngo mu mwuka hari igitero ugabweho. Kandi icyo gitero
kigabwe ari cya kirize. Nyine mpamvu ugenda ugasanga ntacyo ubonye umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu wagabweho igitero cy'iyo kirize. Ubundi ugasanga ni umuntu wiyemeje kugira ngo aba bana batandukane ntibagahuze. Ubwo ugasanga umugabo n'umugore barimo barashwana bapfuye ubusa, ariko kumbe ni igitero bagabweho cyo kugira ngo Imana iturengere mu izina rya Yesu. Rero tugiye gufata umwanya wo gusenga. Sinshaka gutinda muri ibi ngibi, ni ibintu Umwuka Wera yahoze anyigisha mbere y'uko nza aha ngaha. Ndavuga nti turafata umwanya wo gusenga. Twavugaga ku bitero bitandukanye. Rero noneho sasa igihe ugabweho ibitero, ntubyitiranye, umenye ngo ibi ni ibitero by'ubwami bw'umwijima, uburwayi n'ubw'ibitero, ibi kirize n'ibitero, urugambo runo ruvugo n'urw'ibitero. Nawe umenye uko usenga. Yesu ashimwe cyane. Umenye uko usengera ubuzima bwawe. Igihe hano muri Yobu igice cya mbere n'umurongo wa 17 haravuga ngo akibivuga haza undi ati abakarudayo biremyemo ibitero bitatu, bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota, nibyo warokotse. Urumva ko hano iri jambo rigaragaje ngo akibivuga hano ni kwa Yobu. Haza imbitsi iravuga ngo abakarudayo biremyemo ibitero bitatu. Kumva umuntu ashobora kugabwaho ibitero by'ibyiciro bitatu kandi mu mwanya umwe. Ugasanga wagabweho igitero cy'ugukenesha, wagabweho igitero cy'uburwayi, wagabweho igitero cy'abantu kukuvaho. Satani niwe wategetse ngo abantu bagucikeho. Ndavuga ab'umumaro. Hari abandi batarabumumaro baducikaho bagenda ntacyo babitubwiye, ariko babandi bagacira mu buzima bwabo. Kuko n'ubundi mwese tuba dukeneye kubana n'abantu. Wabana n'umuntu umwe ariko ukabuze ngo umuntu umwe mbana nawe ni umunyamugisha, aho kugira ngo ubane n'abandi 1000 batarabumugisha badafite icyo bakumariye, wabana n'umuntu umwe w'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. None rero sasa hari igihe ibyo bitero biza, ugasanga wagabweho igitero cyo kwisanga uri wenyine. Urumva rero nkuko ibi byanditse byose bigenda bitwereka ibitero. Ezekiel 38:17 aravuga ngo ube witeguye, ni ukuri witegure wowe n'ibitero byawe byose biguteraniyeho, kandi ubabere umugabo. Urumva ko n'ibitero bishobora kuguteraniraho ari byinshi. Ushobora guteranirwaho n'ibitero byinshi, ukatakwa n'ingabo nyinshi, ukatakwa n'ibitero bitandukanye. Ubwo rero tugiye gufata umwanya wo gusenga, nanakugira n'inama ubishoboye kugira ngo muri iki cyumweru uko usenze usaba Imana kugira ngo ibitero byose wibonaho bisubizwe inyuma mu izina rya Yesu. Ibitero ubona watewe, ntambara wisanzemo, urimo urarwana, iz'ubuzima, iz'imibereho, usabe Data twese kugira ngo ibyo bitero bihagarike, afunge icyuho cyose n'amarembo yose, yongera akubakira uruzitiro rukomeye rutuma naho umwanzi wawe amenera yinjirira ubuzima bwawe. Bwana sifiwe sana. Kuko kugira ngo gabwe ibitero n'uvuga ngo abakugabye ibitero bafite inzira baba bagomba gucamo. Ntabwo bapfa kuza gusaba, banza gushaka inzira bazacamo bakugabaho ibitero. Isengesho ry'ino munsi rero turaza gusenga ngo ni inzira zose umwanzi acamo atugabaho ibitero, Imana izifunge mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ibitero by'uburwayi, ibitero by'ubukene, ibya kirize, iby'uruvugo, biba bigamije kudusenya, biba bigamije kuturimbura, biba bigamije kutunyaga. Kuko hari igihe nyine hari n'ibitero biba purpose y'ibyo bitero ari kugira ngo bakunyage umugisha wawe, wamburwe umugisha wawe, wamburwe ubutunzi bwawe, wamburwe buri kimwe cyose Imana yaguhaye, usigara uri wenyine. Kandi na Yesu yigeze kwigisha kuri iyo nyigisho, aravuga ngo umuntu iyo arinze ibintu bye biba amahoro masa, ariko ngo iyo haje umurusha imbaraga aramufata akamuboha, yamara kumuboha ngo ibyo yari afite byose akabimunyaga, akabigaba. Satani yakwatatse n'imyuka mibi ikakwataka kurusha imbaraga, ikikorera kuboha, yamara kuboha ikakunyaga bya bindi Imana yaguhaye.
ikunyaga ibiki? Kuko ni imyuka ntikunyaga ibigaragara, ikunyaga ibiguhesha ibigaragara. Nikikora uzanyagwa amahoro muri wowe, bagusigire umubabaro n'agahinda no guhagarika umutima. Amahoro bayatware. Uzahagabwaho igitero, bagutwara ukuboko kwiza, umwuka mwiza wo gukora, bagusigira umwuka mubi n'uzajya ukora byange. Kandi cyero baragira ukuboko kwiza, ni umwuka mwiza baba batwaye. Niba ngo rero sasa mu isi y'umwuka, iyo ibitero bikugabweho, ni ibitero biba bishaka kunyaga ibyiza Imana yaguhaye, biguhesha ibifatika. Imyuka myiza mu buryo bw'umwuka haba imyuka myiza, hakaba n'imyuka mibi. Imyuka mibi nk'uko ari myinshi cyane ku isi utanayibarura, ni nako n'imyuka myiza ku Mana ari myinshi. Iyo usomye mu Byahishuwe uzasome neza, uzumva ngo mbona amatabaza 7 ariyo myuka 7 itumwa ku isi. Yesu ashimwe cyane. Rero ukabona ko n'Imana nayo igira imyuka myiza yohereza ikayishyira ku bantu. Imana ikaba yagwa nk'umwuka wo kwemerwa, icyo uvuze cyose ugasanga abantu barakwemera. Ikaba yagwa nk'umwuka w'igikundiro, ugasanga urakunzwe. Ikaba yagwa nk'umwuka wihariye, ugasanga muri wowe ugira ibintu byihariye abandi batagira. Yesu ashimwe cyane. So rero Imana iguha imyuka myiza yayo mu izina rya Yesu. Tujye rero gusenga Imana, tugamba isengesho rigambire gusubiza ibitero byacu, ibitero byose twagabweho, bigambire kubisubiza inyuma. Ibi yaje kano kanya, ibyo ubona wibonamo, ushobora kuba urimo uraca mu mibereho cyangwa urimo uraca mu buzima bw'ibyo bitero by'umwanzi. Ubona ko ibitero byose byagize gute, yakugose impande n'impande cyangwa se byazicarimo, ugasanga umuntu mu mufuka nta gihari. Ubwo urumva yagabwe igitero cy'ubukene bw'amafaranga, agabwaho igitero cy'uburwayi nabwo buri aho ngaho, agabwaho igitero cy'amadeni, ugasanga amadeni aramugose impande n'impande, ugasanga uwundi agabwe igitero uruvugwa, abantu baramuvuga nabi, ugasanga yagabwe igitero cy'ucangiro, umuntu baramwanga nta n'Imana nicyo azira, ugasanga mbega uragoswe impande n'impande. Abadayimoni barakwatatse baguteza ibibazo byinshi, ariko bishingiye ku bitero bakugabwe, baguteje nyine, ariko umugambi baba bafite ni uwo gutsinda umwana w'umuntu. Tugiye gusenga Imana rero tuburizemo iyo migambi yabo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Hanyuma nyuma yaho ngaho dusoze. Tegura umutima wawe. Numara gutegura umutima wawe, twiyejeje, twihumanuye. Hari isengesho udashobora gusenga utabanje kwiyeza, utabanje kwisukura no kwiyunga n'Imana. Ariko iri ni isengesho uryizeye ribasha gusubiza ibitero byose by'ubwami bw'umwijima kure y'ubuzima bwawe. Kuko Imana yacu ni Imana yitwa ngo ni Uwiteka Nyiringabo. Ubundi amwe mu mazina y'Uwiteka yitwa ngo ni Uwiteka Nyiringabo, ni ukuvuga ngo afite ingabo. Kandi izo ngabo nta kindi zishinzwe ni ukurwana intambara. Ntabwo ingabo ziba ari ingabo gusa zo kurebera gusa, zishinzwe gucunga umutekano aho byabaye ngombwa ko zirwana, zikarwana kugira ngo zibungabunge wa mutekano. Bwana asifiwe sana. Amen. Rero y'Uwiteka Nyiringabo, mu mazina yandi y'Igiheburayo bamwita ngo ni Jehova Sabaoth. Jehova Sabaoth, Uwiteka Nyiringabo. Jehova Sabaoth, Uwiteka Nyiringabo, cyangwa Imana Nyiringabo. Rero Uwiteka Nyiringabo akurwanirire mu izina rya Yesu. Tugiye kumuhamagara kugira ngo yohereze ingabo ziwe zikumire ibitero byose bikuriho. Kabiri, ibyo wanyazwe muri ibyo bitero, uko nyine mu ntambara nibisanzwe. Mu ntambara hari gufatwa mpiri, mu ntambara hari kuraswa ukaba kajoriti. Wenda ukagira amahirwe baduye ntibagufate, ukajyanwa abo muri kote y'abari muri kote yawe bakakuvuza, ukongera ukavurwa, ugakira, ugasubira mu ntambara. Mu ntambara hakabaho gufatwa mpiri, mu ntambara hakabamo no muntu kuba yapfa.
byose biba mu ntambara. Uko ubona mu ntambara z'umubiri no mu mwuka niko bigenda. Hari abo usanga mu mwuka barapfuye, hari abo usanga mu mwuka barabaye casualty, hari abo usanga mu mwuka barafashwe mpiri bari ari imbohe zaratwawe na badwi babo. Ugasanga umurozi yaragutwaye yarakuboshya gufite ahantu runaka warabaye imbohe ye. Hari abo usanga noneho sasa bo nta kibazo gihari, nyine bajya mu rugamba bagatabaruka, bakarwana bagatabaruka. Ubwo rero mu mpande zombi urigenzura urebe mu ntambara zawe uherereye. Ese waba uri casualty mu ntambara urimo urarwana muri minsi, wararaswe urakomereka? Ese wigenzuye ntiwaba warafashwe mpiri bugwate uri mu maboko ya adui wawe, yaragushyize mu nzimbe akurindisha ibindi mizimu kugira ngo utazatoroka? Mu ntambara zawe z'umwuka wakwireba. Ese ntiwaba warapfuye byararangiye ahubwo ukeneye kugira ngo uzurwe? Mu ntambara zawe niho ugomba kureba. Ese ugaba ibitero cyangwa se ibitero hari uburyo bubiri. Hari uburyo bwo kugabaho ibitero ukabisubiza inyuma ukagaruka ukisubira mu birindiro byawe, cyangwa se hari uburyo nanone ubwo nawe kuba wagaba ibitero ku mwanzi wawe ukamwirukana ukamurenza impinga kugira ngo atazongera kugaruka kukwataka ukundi. Ibyo byose ni ibintu biba mu gisirikare icyo mwisi no mu mwuka. Rero niko bigenda. Tugire rero gusenga Imana, duhamagara Imana nzima, twinginge kugira ngo izo ntambara zihagarare mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Zamura ijwi ryawe, ufata umwanya wo gusenga ubwa ku giti cyawe. Uyu munsi urisengera urabwira Imana ihagarika intambara urimo uracamo n'ibitero urimo uracamo, ibitero bya krizi, ibitero by'ubukene, ibitero bigamije kugusubiza inyuma mu by'umwuka, ibitero bigamije kujyana kugufataho bugwate. Usabe Data abisubize inyuma. Ibitero bigamije kukwica, usabe Data abisubize inyuma, biburizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Ibitero bigamije kugukoza isoni hano mu isi, mu mibereho hano mu isi ugakorwa n'isoni. Ibitero bigamije kugira ngo ufatwe mpiri uba umugaragu wa Satani cyangwa umuja wa Satani, ukorere Satani. Ibitero bigamije kukuvana mu mana ukajya mu byaha. Ibyo byose usabe Data bisubize inyuma. Ibiba bigamije kugira ngo biguhindura umukene, umukene w'impande zombi, ibyo bitera Imana Data twese bisubize inyuma. Ngaho isengere mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi fata umwanya wisengere. Karibu wisengera.